nukoresha ibintu ngiye kukwereka uzagabanya ibiro byo kunda, ibinure byo kunda byihuse. Ni ibinyobwa uzanywa, ikintu uzanywa kikakorohereza kugira ngo ugabanure ibiro byo kunda vuba byihuse. Ni ibintu byoroshye bidasaba amafaranga menshi, bisaba gusa disipurine, kandi ntabwo ari ugukora siporo hoya, ni ibintu unywa ugashyira mu gifu cyawe ubundi ukorohereza umubiri wawe kugira ngo ibinure bisohoke vuba vuba. Ntagutindiye rero, reka nkubwire ibyo bintu uzavanga ukanywa ubundi umubiri wawe ukagabanya ibinure byihuse. Ariko mbere na mbere reka mbanze ngushimire, uri uw'agaciro gakomeye kuba wafashe umwanya ukaza kuri Yaduhire channel. We wakoze subscribe ndagushimiye, wowe washyizeho like rwose kugira ngo iyi video igere ku muntu wese uri mu rugendo rwo kugabanya ibiro no gukunda umubiri we. Reka kandi nongere mvuge ngo uri uw'agaciro gakomeye, we wafashe rwose igihe ukaza kugira ngo dufatanye tugabanye ibiro twese hamwe, duhane motivation, tugire ubuzima bwiza. Rero undi muntu wese waba uzi uri gushaka kugabanya ibiro, umusangize iyi video. Niba ashoboye kugura iki kintu muri magaze, muri boutique, akigure agishyire muri diet ye kugira ngo ibiro bye bigabanuke byihuse. Rero ikintu uzanywa, uzavanga kugira ngo ugabanure ibiro, uzafata amazi, uzakenera amazi litiro n'inusu, ubwo ni igice cya litiro ubwa mbere, igice cya litiro ubwa kabiri, igice cya litiro ubwa gatatu. Ayo mazi rero uzayavanga n'ikindi kintu kimwe cy'ingenzi kiri budufashe muri ibi byose, ni apple cider vinegar, aho uzafata utuyiko tubiri ukavanga n'igikombe cy'inusu cy'amazi, ukabinywa mbere y'ifunguro ryawe rya mu gitondo. Niba kandi udafata ifunguro rya mu gitondo, nabwo ayo mazi uzayanywe arimo apple cider vinegar. Saa sita nuko, nimugoroba nuko. Uzanywa apple cider vinegar iri mu mazi inshuro 3, ntabwo ari icupa ryose nshuti yanjye. Ni ufata utuyiko tubiri dutoya ukatuvanga n'inusu y'amazi, ubundi bizakorohereza kugira ngo bigabanure ibiro. Ariko niba uri umuntu ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, ufite hypertension, tension yawe ifite ikibazo, ufite ikibazo cy'umutima, ntago wemerewe gukoresha iyi mvange utabajije muganga wawe. Uzabanze ubaze muganga wawe, nakubwira ko nta kibazo wakoresha ayo mazi arimo apple cider vinegar. Nongere mbisubiremo, nimba ufite ikibazo cy'umutima, cy'umuvuduko w'amaraso, ntago ugomba gukoresha imvange utabajije muganga wawe. Ubwo rero mu gitondo igikombe cy'inusu kirimo utuyiko tubiri twa apple cider vinegar. Ejo unkundire ugitangire saa sita, nimugoroba nuko. Noneho mbere yo kurya, nimba ugiye kukinywa mbere yo kurya, wibuke ujye ushyiramo ya minota 30, ubundi urebe ngo ibiro biragenda bigabanuka. Apple cider vinegar rero ikintu izagufasha nuko izafasha umubiri gusohora ibinure vuba vuba byihuse. Noneho kandi ikindi izafasha umubiri gushyira umusemburo wa insuline ku murongo, bityo uzajya wumva udasonje, utagira inzara, ushaka gutoragura, kuryagagura utuntu n'utundi ku masaha atarayo kurya. Kandi iyo apple cider vinegar izafasha umwijima kugira ngo usohore imyanda, ibinure bibi byihuse kandi neza.